akazi ngiye nakaretse narwo nzagasubiraho. we nese ngiye naba njye buri dore akazi urakura nanirinda reba kuva saa 10 neza mu gitondo kugeza saa 9 ngo nuburetwa oya ngenda ntabwo nubwo nzasubira mu boss we n'uburyo abakanga umuntu yabiteye ubwo oya mu boss we tumureke ntabwo nzasubira oya nawe wahibye mwana inzira ko twasingiye we ariko twaba tunaganirira iwawe nta kibazo oya tuvuye ku kazi taha nanjye nawe ariko turi inshuti kandi turanakorana ubwo se wabengenzaho gutyo kuba turi inshuti tunakorana se bikuye ko ufite iwanyu nanjye mfite iwanjye urahafite ariko twaba tunaganirira erega njye nawe turi inshuti ibyo ndabyumva ariko taha nanjye nahe akazi tukavanyeho ariko se ibyo bintu by'indambi mwabyize rya uretse tukaba tuganira iwawe yabizi iwawe ntabwo habura ikintu kandi inyota nawe urayumva ukuntu imeze niba ari ibyo va tugende oya tugende rwose va tugende twiriwe dukorana narangiza ziyihererana umutobe w'umwe wenyine mbega igisambo kuva navuka njye ndumiwe no mu buzima bwanjye ako se sha wagiye uragaruka cyangwa uracyari hano genda njya ahubwo ndabona wahindutse umuhogo wahehereye n'umwera wagabanyutse banza hari akantu maze kunywa ahubwo nanjye reba uko wanjye nta kintu gihari muvandi nta kintu reba uko wangenze ariko abantu b'abanywanyi twirirwe cyokora sinkubeshye ikintu gihari cyonyine ni agacyayi umwana yari kunywa mu kanyamigoroba nicyo kintu cyonyine gihari ibyo byayi biba bishyushye ureba n'iri zuba kandi nawe nyumvira uko uzi ikintu gishyushye kivura inyota koko arega nanone buri cyose kijyana n'ubushobozi cyokoza pfa kuzana ariko ndakwemeye mu bisambo byose nabonye uri namba uno nyanya inya pfa kuzana nyine rose arazi bakize icyayi muri firigo nganye ndetse n'uwo muriro mpfe kuwugotome cyokoza uramotoye ni nko kuwumotora bino cyangwa nabyo mbyihorere oya pfa kuzana numve ko byacamo ko madamu erega ibintu biriho ahubwo ibigabo by'ibisambo nk'ibi ese nk'ubu ngubu ukazi ko nibera geto n'ubundi se ko ibintu biba biriho usibye hamwe bisa ahantu rero agifata umwe w'injute uzavuge ngo sinaguhaye hako kiyagiye kirashyushye hajya ngo nta cyayi kijye muri firigo ariko se usibye wegeze ngona ubundi ninde muntu wabona umucyayi saa 9 ubuzi ndayica umujyi reka mpfe kukinywa nta kibazo cyokoza mani mu bagome bose nzi uri uwa mbere nahoze mbikubwira ibi bintu bitwika umuhogo gutyo urabona byakuvura inyota wajya ngo nkoreze se urabura kuzana ka gakonoza numvaga mutobe wagaki sori ndavunishijwe nako ndavugishijwe ako ubundi siwe byose uba biteye arega nakudeje nako nagize amana icyayi ntabwo ndi bukibashe hamagara umudamu wagishyira urwo ruhinja rwa ako usundi uruhinja rumwe uyu muriro n'urwahe madamu narwo ubwo ruzakura nkawe nyine akira subiza agacyayi nanjye urandohoye mada afazari wenda wapfa kuzana gato naho iki cyayi ahubwo se no muri kompa akira tugisubizeyo hajya n'ubundi urashani mama y'Imana mu bintu byose bishyushye nabonye ndebera wa mutobe uzanira akakaga aho ngwabo mbyaye rwose wenda napfa kuzimya umuhogo akandebe turi wabaye nk'igishira amani ariko n'ubundi turazana gakeya kugira ngo ureke ko wabaweza umugabo wawe dore umugabo we nuko ubona dukorana uranyemeje umuriro umura burabe rwose imyerega nturamo wabiraje kuza ubundi byo muvuga ngo karakara k'uruhinja kuzima utambeshyura ubukombe rwose uzanye hari ikintu usizeyo oya hose mu mazu niho narumiwe iki gikombe kingana nk'inkongoro zo kubwa Yesu nabaye David nabaye Kobo nicyo uzanyemo umuntu nk'uyu nguyu umufundi subizayo turakoresha system yanjye ahubwo reka dukoreshe igipimo muri cyo cyese wowe usubizayo uyu urahagije wa mugabo songe karako kobohebeza umuhogo aka kantu niko nzaniyemo akantu kabwa mu jisho ntunibyiringe hari ushaka kwinika se upfa kuzana ariko ibi nanjye mba mbibona uretse hatagira akameneka ibi ngibi nanjye nzabikwishyura ese njye ntabenaniye cyakaza nakusana simba uvuyeyo se ahubwo mvuyeyo nyine ariko mana aka nawe si akantu
abe ngiye buriya agenda nyine genda kankabikesha sibi nk'uko akebo kajya iwamugarura aka gafuniko gashobora gusubira wa Patrick ari gusa ubundi madamu yiriwe atetse ndarira Jovia we Jovi Karame papa nzanira ibyo biryo sha nzanira ndiri hano ndananiwe mvuye mu kazi ntago nava hano bizane nze mbirye iyi nzara cyo kora iki gisambo cyo nta n'inyinya nakereka ureba umudamu mwiza icyo bisobanuye ndimwitira inzara nayo ni akawunga nk'uko nahoze mbitekereza turi mu kazi sha wow n'ifi dore umudamu we iki nicyo bivuze gushaka neza we bizere umudamu usibye ko nahiye umuhogo ubundi wagize ngo ibi bintu si byiza ibyo rero mbambwira kiriya kigabo yakoze madamu ntakimwe urumva ari nk'ibikisi kumva ari nk'agafi nk'ikisi se kaba kavuye ariko watetse se jya hanze rero ndi wa mugabo wavumye hanze wa mugabo se yabazanye iki kagende ndebe dore kirya yewe meze bite se arizo burya urazi ko numva uryamye urimo wiruhukira ntabwo usiga wicara aho hakurya wicaraho icyo cy'ubuvandimwe ubuvandimwe se turi abavandimwe njye nawe rero ni benshi inshuti ya mbere inshuti nta hose ndetse si byo nyine si turi abavandimwe njye nawe ashobora aho umbwira mukanurira mwangeze hano afite ntabwo wagenda ushyira mu muhogo ukagira gutyo ukaba uranjimirije nyine n'ifi wirunguru njye nawe buriya ariko rero wice nanjye ko naguhaye ntabwo nanjye wazana nkaba njyaho noneho narebe jyaho mu nzu yawe muri bya bipimo byawe ujya ukoresha wima abantu ngo urabaha uzanemo kimwe ibipimo byo ndabizana wabikora icyo bintu niba ndabizana kinazi iki gisambo kiba kiza nazo uragira ngo ibyo maha n'ibijyamo ako si urwo runtu urabona utu tuntu tunazemo tutahoroba genda uzane cya gipimo cyawe igipimo ntakibuze ariko shyira amangahe bakibuze kuki njye wakibonye vuba oya cyabuze ariko shyira amangahe wasanga kiri no mu mufuka aho hantu naho nashyira ncumi yanjye ushaka kuba utari bumeze ndaguha ariko nanjye ndagusubiza hehe nagashatse ariko nakabuze ahantu hose nashatse nabuze wagashatse urakabura none urarushatse urarubona ubwo nta kibazo urareba uko ingenza nta kibazo rwose hanyuma ukuntu tugiye kubigenza sasa rero unaona cya gipimo nk'uko akebo kajya iwamugarura n'agafuniko gasubiye hehe uzuza ntabyo nzi iwapazo akoze ubundi wagize ngo ntuje utinze ubwenge wagira ni ingemeri y'abamamyi b'imyaka akira njye nkwereyeho na resiturune mu gihe ngewe wakoze iki ngo wanjimirije umuhogo utu ni tumwaye utwo ni tumwaye ngese ko watomaye akebo kajya iwamugarura agafuniko gasubiye iwapazo